update nshasha nshaka kubabwira. Hari itangazo ryatangajwe mu gitondo rivuga ko hari ibijyanye na open mainnet phase igingo cyangwa cya 25, bavuga ati iyi open mainnet phase rero izaba irimo mainnet Pi apps zizaba ziri muri ecosystem. Ubwo iyo tuvuze mainnet Pi apps ni zino nano masoko azaba ari muri ecosystem ya Pi nyine acuruza. Bavuga ati rero hari amasoko ya mbere 20 cyangwa se application 20 zamaze kugeramo. Ubwo rero n'umubare ushobora kugenda wiyongera uzamuka. Ibyo wamenya by'ingenzi bavuze ko mainnet Pi apps accessibility ihari nuko abapioneers mushobora ku explore cyangwa mushobora kureba ayo masoko ayo apps ari muri ecosystem kugira ngo muraza kunyura muri Pi browser muraza kuyabona n'inaberetse ibanza. Ikindi barababwira ati hari ibyo mugomba kwitonderwa, babagira inama yo kwitondera ati aya masoko nubwo yamaze kuba developed cyangwa se yamaze ubwayo kwikorera application ariko ntabwo araba official developed cyangwa se arajya muri Pi network neza ngo byemezwe. Bivuze ko ushobora ku-exercising cyangwa se ukaba warebaho uka-checkinga n'ibyo byose ariko ukabikora ku bwa risk cyangwa se ukabikora ugati anytime aya masoko hashobora kuba yahindura cyangwa se akaba atakora ibintu bizima. Bivuze ko nubwo aya masoko 20 bayemera cyangwa se izi apps 20 zamaze kugera muri ecosystem ya Pi ariko ba nyiri kwa team barababwira ati mugomba kwitonda. Kuba developers bavuze ko abantu rero mushobora kwa applyinga namwe mukaba mwajya muri mukaba mwa expandinga ecosystem, mushobora namwe gushyiramo amasoko yanyu ama app yanyu mukaba mwa applyinga then namwe application zanyu zikajya muri ecosystem. Ibindi rero navuga ko ari ugutegereza izindi update rero zishobora gutangazwa, gusa icy'ingenzi no kunyine hari ayo app 20 yamaze kugeramo bakababwira ati mugomba kwitonda. Ikindi barabana babwira bati umuntu ushaka ku applyinga nawe yakwapplyinga akaba yajya nawe yashyiraho app yiwe cyangwa se market yiwe ishobora kuba yagaragara muri ecosystem, kuko muri kata 1 mu gihe cya mbere barateganya ko mu masoko ishobora kwiyongera cyangwa application ishobora kwiyongera bitewe n'abantu bagenda bapplyinga kuri iyo ecosystem. Murakoze mukomeze mubwe neza, Imana ibarinde, mwibuke gukora subscribe, musharinga n'abandi iyi video update shyashya nizo ziraza.